Umurenge wa Shyira ni umwe mu yibasiwe cyane n'ibiza by'imvura biheruka, aho n'ibiro by'umurenge byarengewe n'amazi byarimo byose birangirika. Kuri ubu inyubako z'ibiro by'uyu murenge wa Shyira zatangiye gusenywa kugira ngo zimurirwe ahandi. Ariko serivisi zitangwa n'uyu murenge zimuriwe mu nzu y'umuturage ikodeshwa hafi ya centre ya Vunga ahazwi nko kwa Sindambiwe François. Aba ni bamwe mu baturage bavuye gusaba serivisi aho umurenge wimukiye. Nk'ubu duhuye nanjye ariho mvuye ndi kugira ngo nze kuza kureba nimba serivisi zijanye n'imiturire ko ziri gukorwa, kugira ngo tubashe kureba niba ari abakorana mitasiyo ku bijanye n'ubutaka niba byakunda, ariko dusanze serivisi ziri gutangwa kandi biri kugenda neza. Ku murenge nari mvuye kureba irangamimerere y'umwana, ubwo ndayihawe neza, ndayibonye, ndayirebye, barankemura ibibazo neza nta kibazo. Serivisi uri kugeraho bakakwakira neza, niba hari ikibazo ufite bakakigukemurira nta kibazo. Ubu ngubu ubuzima buri gukomeza bisanzwe. Muri ubwo rwego naje nje gushaka ibyangombwa by'ubutaka guhinduza ngeze hano, nanjye ndabaze ni kuko serivisi ziri gukora. Arangira batubwira ati ziri gukora, ariko nubwo ziri gukora ahanini urebye bari gutanga ibisobanuro cyane, ntago n'ibintu by'amasisiteme yo muri mashini biri gupfa kwemera. Nubwo abagana umurenge wa Shyira barimo guhabwa serivisi, ababakira bagaragaza ko hari imbogamizi bari guhura nazo. Serivisi z'ubutaka zo ziri gukomeza gutangwa nk'uko bisanzwe, kubera yuko ibi byabaye twari tumaze kubona poto idufasha kubona amakuru y'abanditse ku butaka, ndetse hari gukoreshwa na biriya byangombwa by'ikoranabuhanga, ku buryo umuntu kubona serivisi ari ukora ihererekanya, ari ushaka kugabanyamo ubutaka ibice, bidasaba ko aba afite cya cyangombwa. Leta icyo yadufasha cya mbere ni ukudufasha mu bwunganizi bwo kubona ibikoresho by'ibanze byatuma abaturage babona serivisi, kuko kugeza ubu nk'uko mwabyiboneye umurenge uragaragara nta gikoresho na kimwe twari twabona mu by'ukuri. Mu gihe cy'ibiza biheruka kandi amazi ya Mukungwa yinjiye mu nyubako z'ivuriro rya Kazirankara yangiza ibikoresho n'imiti. Ku bw'amahirwe na murwayi wahaburiye ubuzima. Ubu serivisi z'ubuvuzi zimuriwe mu nzu mberabyombi yubatse hafi y'iri vuriro, ku buryo nta muturage ukora ingendo ndende ajya kwivuriza ahandi. Nta cyizere twari dufite kubera ko hangiritse cyane. Ubwo rero kubera leta y'ubumwe, nuko hano kuri sare bahakoreraga inama, tugira amahirwe babatiza aho gukorera. Ubu turi kubona serivisi, ubundi twazaga turi gushidikanya tukuvuga tuti ko hangiritse tuzongera kubona serivisi gute. None ubu turi kuzibona, bari kudukingirira nta kibazo. Poste de Sante ya Kazirankara yakira abaturage baturuka mu bice by'uturere twa Muhanga, Gakenke, Ngororero na Nyabihu. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Shyira Ndayambaje Focus avuga ko bakeneye kunganirwa kubera ko ibikoresho byinshi byo kwa muganga byangiritse. Mu by'ukuri twabiri n'igihombo cyinshi, kuko ibyo bikoresho nk'uko mwabibonye byose byararengewe, ubu nta gikoresho kizima dufite. Turi kuba twifashisha mbese ibyo byangiritse, amameza, ariko byose ni nk'aho byangiritse. Dukeneye ubufasha bw'uko twabona ibindi bikoresho, ndetse n'inyubako iraappropriye mu gutanga serivisi z'ubuvuzi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyira Ndando Marcel agaragaza ko hari n'ibindi bikoresho biteguye kugezwaho. Mu mwanya nari maze kuvugana n'umukozi wo muri Rwanda Housing Authority ku bikoresho bijyanye n'intebe n'ameza, ko babipakiye, ko babizanye kugira ngo baze badufashe. Ikindi ntabwo ari bo bonyine gusa, si Rwanda Housing Authority na RISA nayo nk'uko ishinzwe ikoranabuhanga nayo irimo kudufasha kugira ngo kompiyuta nazo zizaboneke, bitewe no ku bikoresho byose byo mu biro byarangiritse ndetse byatwawe n'amazi. N'ubu ngubu ubuyobozi butandukanye burimo gushaka aho hakubakwa umurenge, nabwo iyo poste de sante igomba kubakwa mu buryo ko nayo ntabwo yasubira aho hantu, ko naho habaye ni amanegeka, hagiyemo amazi menshi, ntabwo abantu bakomeza kongera gukoreramo. Kuri ubu insinga z'umuriro w'amashanyarazi zari zaraguye zaratunganyijwe, abaturage bongera gucanirwa, imiyoboro y'amazi irimo gukorwa, ndetse sitasiyo ya Isase yari yarivanze n'amazi byarakemutse, ubu irakora.
imirimo itandukanye igamije guteza imbere abaturage yarasubukuwe nubwo imihanda yangiritse ikeneye kongera gusanwa. Robert Byiringiro mu karere ka Nyabihu.